Murabizi ko mu minsi yashize Vestina yararwaye ameze nabi cyane hariya mu gihugu cya Canada Inkakuvu, ariko kugeza uyu munsi rwose umukobwa wacu ameze neza cyane nk'uko muri kubona agafoto muri kubona nashyize muri screen yanyu. Uwo ni Vestina rwose ari kugaragaza uburyo ameze neza cyane nta kibazo afite. Abantu rero benshi bagiye batangaza ibintu bitajyanye kubera ishyari, kubera ishyara bari bamufitiye batangaza ibintu bitari byo, ariko nagira ngo mbabwire ko ameze neza cyane hariya Inkakuva muri Canada. N'ubu ngubu aracyakora ibitaramo bye, aracyakora ibitaramo bigiye bitandukanye kuko rwose Imana yamugiriye neza, afite ikintu bita umutima wo gukomera bitewe n'ibigenda bimuvuga. Muri kubona rero na murumuna we aho ngaho nawe kuri foto nashyize muri screen, ndetse n'abashuti babo ndetse nabo ubwabo bameze neza cyane. Rero hariya ahantu hatangiye gukonja, uri kubona yuko barifubitse cyane. Hariya ahantu harakonja ku buryo kirima baba bagezemo iba ikonje. Twe nk'ubu ngubu turi mu bushyuhe, ariko bo agakirima kakandi k'urubura kagiye kuza amezi ane, bagira amezi ane y'urubura hariya hantu, kandi turizera neza yuko amezi ane bazaba bagarutse. Rero hari igihe bagenda kirima ikabagora kuyimenya bikabagora, ariko icyo nakubwira cyo ni uko bameze neza cyane. Vestina rwose yarakize, ni umugore ushima Imana. Abantu benshi bagiye bavuga ishyari ryabishe, ishyari mwari mufitiye Vestina, nagira ngo nze mbabwire ko ameze neza cyane. Ishyari mwari mufitiye aba bana ngo yarwaye ngo yagiye mu bitaro, mwarabeshyaga. Abaganga baje bamwitaho, bamaze kumwitaho amera neza kandi n'umunsi washize. Rero abantu batangaje ibintu bitari byo, nagira ngo mbamenyeshe ko ibyo bintu mwakoze atari byo, ahubwo umwana wacu ameze neza cyane. N'ubu ngubu aracyakora umurimo, aracyakomeje umurimo. Ibyo byose muba muri kuvuga, ntabwo ikintu cya mbere nasanze mu banyarwanda ni uko bavuga ibintu bitari byo, bakavuga inkuru, bagahimba inkuru kugira, ariko ni ibintu biri aho bimeze neza cyane rwose, ntabwo akirwaye. Ubundi buriye indege mu minsi yashize, mu cyumweru cyashize, aho bagiye gutaramira rwose hariya Inkakuva. Cyari igitaramo cyiza, abantu benshi bitabiriye baguze ndetse n'amatike. Rero abantu banditse ku mbuga nkoranyambaga bavuga ngo Vestina yarwaye, ngo yakuyemo inda, ibintu bimeze nabi. Nagira ngo mbabwire ko ibyo bintu byose mwari murimo ntabwo byari byo. Barakorera Imana, naho mwe muri kubavuga uko batari. Ishyari mubafitiye ni iry'iki? Ko bitereye imbere bakigira ku ntego zabo, mwe mwashakishije ibyo muzamukiraho mukareka kwirirwa muzamukira kuri aba bana, abari bacu, abari b'abanyarwanda bameze neza cyane. Ibyo rero abantu benshi ntabwo bakunda kubyumva, ntabwo bakunda kubireba, ariko icyo nagira ngo mbabwireho ahangaha uko biba bimeze ni uko Imana ikibakomereje amaboko, ni uko Imana ikibakomereje umugisha, bameze neza cyane kandi bakaba bagikora umurimo. Turashimira abantu bose rero bitabiriye ibitaramo bagiye bagira, ndetse n'ubu ngubu hari igitaramo bagiye kuzagira muri Amerika. Urumva rero yuko ari ibintu bishimishije, ibintu bimeze neza cyane. Abafana nabo bagomba kubitabira, bakabareba, bakabasusurutsa, dore ko hariya ahantu haba n'abantu bakunda indirimbo zabo. Nta kuntu rero bataba bagiye kubashyigikira, bagomba kubashyigikira kugira ngo abantu babashe kuba bamenya indirimbo zabo, babashe kuba bazikurikira, babashe kuba ibintu byose bigenda neza. Ahubwo abantu bakavuga ibintu bidafite n'isuku, bafite umutwe n'ikibuno wanamugagane w'aba bantu babivuga. Ariko icyo dushima Imana ni iki? Ni uko bameze neza rwose. Ikindi, aba bana rero baturutse i Musanze baza i Kigali, bagenda bamenyekana, bubaka brand yabo, bubaka izina ryabo ryaramamaye, kandi izina ryabo ryageze ahantu kure hashoboka kuba byarambitse n'igihugu cy'u Rwanda rikagera hanze y'u Rwanda. Ni ibintu utaba wumva ukuntu wasobanura. Ibyo byose rero nibyo tuba twibandaho mu kiganiro cyacu, kugira ngo tujye tubashimira yuko baba bitwaye neza. Nubwo bavugaho amagambo mabi bakabasebya, ariko ntabwo bajya babyitaho. Bityo bareba ni ukubaho neza kandi babayeho mu buzima bifuza, babayeho mu buzima bwabo bwiza, kandi ndabizi neza yuko ubuzima bwabo bumeze neza, ubuzima bwabo n'ubundi bukimeze neza. Erega nta kintu wasenze ngo Imana ikwime, ahubwo ni uko tubigendamo dufite ikintu gisa nk'aho ari ishyari mu mitima yacu byatubyonze. Ariko mu buzima rwose nta kintu wasenga Imana uyisaba
ngo ikwime. Imana niyo ya mbere isubiza, Imana niyo ya mbere yumva gusenga kw'abana b'abantu. Twe nk'abana b'abantu ntacyo tuba tuvuza, ariko Imana yonyine kuko ariyo nyir'ubwite, ariyo ishobora byose, igomba kubigena kuko niyo Mana ya mbere. Rero turabifuza kugira ngo bazagaruke amahoro, bazagaruke mu Rwanda rwatubyaye amahoro, babashe buryo ki bagera aha ngaha amahoro. Kandi turabifuza kugira ngo bazagire umuhanda mwiza mu gihe bazaba bari kugaruka, n'ibitaramo byose babura bose bizagende neza kuko nicyo tubifuriza. Amahoro y'Imana rero agomeze abane nabo, kandi namwe mudukurikiye ibiganiro byacu byose mugenda mubikurikira, namwe Uwiteka ajye abaha umugisha, ibyo muba murimo byose yagura imirimo y'amaboko yanyu, amaboko yanyu ahirwe, amaboko yanyu atere imbere, amaboko yanyu ayarinde abagizi ba nabi, ahubwo Imana ijye ibaha umugisha mwinshi cyane. Ngaho rero nguko uko biba bimeze, ngenda mbagezaho update zigiye zitandukanye, imigisha yose Nyagasani Yesu atanga ibabeho. Ndabakunda rero.